Reka uyu munsi turebe insigamigani ivuga ngo Akebo Kajya Wamugarura. Uyu mugani bawuciye babonye umuntu witurwa ineza yagiranye imico myiza ye, nibwo bavuga ngo Akebo Kajya Wamugarura. Wakomotse kuri Mugarura uwo nyine, ku ngoma itazwi neza ikirari. Ushobora kwibaza uti byagenze bite? Gusa mbere yuko dutangira, wowe dukurikiye banza ukore share, subscribe ndetse ukanda no kukazogera kugira ngo nitujya dushyiraho ikiganiro ujye uhita ukibona. Mugarura ngo yakuranye imico myiza cyane, akubitiraho n'ubukire muri byose, imyaka n'amatungo biramuyoboka. Abantu baza kumucaho inshuro akabereka ikibo cya mugerwa w'umuhinzi, umuhinge yahingura akamuha inshuro y'umuhinzi muri icyo kibo, hanyuma akamushyiriramo n'indi y'ubuntu. Abigenza atyo imyaka myinshi, nuje kumusaba inka nawe akayimuha, ndetse ngo byarimba akamuheta n'indi ya kabiri. Byiberaho bukeye inshuti ze n'abana be baramukuba, bamubwira ko yangiza inka ze n'imyaka ye, bati dore urimaraho ibintu ubyangiza, nihacaho iminsi uzasigara umeze ejo uzasanga rubanda rukunyega ntawe ukureba niruhumye. Mugarura yakumva amagambo yabo akabihorera, ntagire icyo asubiza, ntihagire uwumva ururimi rwe. Bigenda bityo igihe kirekire, bibaho biratinda. Bishize kera haza umuntu amugerageresha kumushuka, aramubwira uti Mugarura, ubuntu bwawe bwo gutanga utabaze rubanda turabwishimira, ariko nubwo tugushima bwose ngewe ntacyo urampa, none nje kugusaba inka 5 zo kubaga. Mugarura aramwemerera, amuha inka 5 arazijyana. Azigejeje iwe mu rugo, aho kuzibaga arazorora, zirakunda zirororoka ziba 5. Rubanda babibonye batyo barega Mugarura ibwami ko yangiza ibintu, dore ko ubwo wangizaga inka ze bavugaga ko amara inka z'umwami. Ibyo bituma umwami amugabiza rubanda baramunyaga, ariko inka n'ibintu bye nta muntu wabigabanye, byatwawe na rubanda bose rubyigabagabanije. Nuko ibwami bategeka ko Mugarura atazahabwa umuriro kuko yabaye umupfu mu bintu by'ibwami. Mugarura amaze kunyagwa ahinduka umukene cyane, abura haba n'umugore n'abana, aguma kuzerera. Hanyuma atunguka ku muntu wigize kumuhingira akamuha inshuro 2. Uwo mugabo amukubise amaso, agira impuhwe, ava mu nzu ya kambere ayiha Mugarura, asigara mu nzu yo mu gikari. Mugarura amaze kubona inzu abamo, rubanda bamenya ko yabonye icumbi. Abo yagiriye neza batangira kujya bagenda nijoro bamushyira ibintu. Ubwo kugenda nijoro batinyaga ibwami. Uwo Mugarura yahaye inshuro 2 akaza nijoro akamusubiza za nshuro, ndetse akabigira 3. Mbese rubanda yagiriye neza bose baramuyoboka, bamuzanira amafunguro, bamwe mu twibo abandi mu bitebo. Bigeze aha benshi yagiriye neza bajya kumuhakibwa ibwami ngo bamuhe umuriro. Ibwami baremera, bamuha inka y'umuriro. Mugarura amaze kubona umuriro, rubanda barishima, noneho baza kumugaragaro bamuzanira ibintu, bamwitura ineza yabagiriye. Bukeye wa mugabo wazaga kumushuka ngo amuhe inka 5 zo kubaga, za zindi yagezaga iwe akazorora, yumvise ko Mugarura yabonye umuriro arishima cyane, arazinduka ajya aho Mugarura acumbitse, aramubwira uti ngize amahirwe kuko wabonye umuriro. Za nka wampaga zo kubaga uko ari 5 narazoroye, zabaye amashyi 5, none ngaya amashyi 3, nanjye ndasigarana 2. Mugarura mushimana na rubanda, barakomeza barahurura bamuzanira amaturo y'inka n'imyaka. Abadafite imyaka myinshi bakamuzanira mu twibo, yubaka imitiba n'ibigega. Nuko Mugarura asubira kuba umukungu, ndetse arusha mbere, aratunganirwa. Ubwo rero rubanda bamuzaniraga ibintu bibuka uko yabagiriraga, nibyo byiswe ko Akebo Kajya Wamugarura. Gushyira Akebo Wamugarura, kwitega iminsi. Naha dusera insigamigani yacu y'uyu munsi. Jye nari Esther niyo Mutabazi, iyi ni Esther Official TV. Ndabashimiye.